biranuganuga yuko umuntu bita Zo Trap bamusibishije indirimbo. Kubera iki? Kubera irimo ikintu bita ibitutsi. N'ubu ejo hashize amasaha 4 gusa bahazi kuri channel bita Mahesh Entertainment ndakwamamaje uzanyishyure. Ibintu bikoro byo gukora ibintu by'imisemburo mbona ari fresh. Ibaze umuntu ngasigaye gukora ngo ibintu ngo by'imisemburo harimo kwenga yabayitse wumva Kwangira ngarama nyine abafite ibi nyine ukazagira package z'ibintu abantu bakunda kurya byawe ubona byaba bisa. iyo nkunda kurya sala bishika. Ikigaragara cyo Zo Trap yarasebye Musasi ahubwo yarasebye atangiye kwipanga akazi ko kujya gukora ngo imisemburo. Uvuga ngo umuziki waranze byaranze nibyo mbabwira. Iyi entertainment ibi bintu bigomba guhinduka. Abantu bihaye kwipangisha akazi katari akabo ari wowe we warasebye cece. Abantu bipangisha akazi katari akabo ntabwo tubashaka kandi niwe oya ni easy. Yabonye DJ Sony yarakamufatanye ubu ngubu muri ino minsi ntago akivuga ubu yarazimye. ariko se oya nawe ni gute nyine nawe ntiyabura no kuzima umwari muzima w'urwa Gasabo ni gute wambwira ko yajya gukora zira diro z'ubutinganyi ariko ngo basigaye ari n'umutinganyi we ibyo bintu. Umuntu w'umusore mwiza umukobwa mwiza abasore barahari inkumi zirahari ugatinyuka hari ahantu bajya gukora ariko bayoboye igiturukayo haturukayo ibyiza se. None se kubera iki mushora abana banyu cyangwa se barumuna banyu ngo bagende ngo kwiga iki ubwo? Twongeye kubaha ikaze mwe bakunzi b'ikiganiro cya The Chosen TV. Twongeye kubaha ikaze. Uyu munsi dufite abatumirwa b'umunsi twatumiye, hanyuma bari buze kutuganiriza mu mwandiko twateguye mwiza ugaruka ku bantu bagiye baseba. Muraza kubibona muri uwo mwandiko wacu. Hanyuma ndagira ngo dutangire umwandiko wacu. Umwandiko wacu twawise warasebye. Ubwo turajya tugaruka ku bantu bagiye baseba muri ino entertainment yacu. Ese ni iki cyakorwa kugira ngo urubyiruko ruri hanze hano rubashe kuzamura impano, kuko bamwe muri bo barakandamizwa. Hari abatanga amafaranga kugira ngo babone promotion, ugasanga bahejejwe hasi babaririye amafaranga. Ibyo bintu byagiye binuganuga cyane. Ndagira ngo rero tubiganireho uyu munsi kugira ngo sosiyete nyarwanda nayo imenye ibintu bigenda bizenguruka muri entertainment yacu. Ndumva rero twatangira, ariko tukatangirira ku muntu bita Brian. Ngo Brian ngo yarakijijwe. Ibyo ni ibikino sa kagira inkuru ngo se ngo guhera ryari ngo yarakijijwe da asigaye ngo yaragiye mu rusengero ubwo ntiyagiye kuyobya abandi ahubwo ibyo bintu ni ibiki? Uriya ni yiziye yabonye DJ Sony yarakamufatanye ubu ngubu muri ino minsi ntago akivuga ubu yarazimye. ariko se oya nawe ni gute nyine nawe ntiyabura no kuzima umwari muzima w'urwa Gasabo ni gute wambwira ko yajya gukora zira diro z'ubutinganyi ariko ngo basigaye ari n'umutinganyi we ibyo bintu. uyabahehe
Kuki? yamaye nka data ntabyuzi se ararusha ruhaya Reka ntabyo narinzi. uba hehe uba babimenye butari unabizi fungura ubwonko bwawe ubyandikemo ubimenye uyu munsi. Ese burya nabo ngubu burya bajya bakora sex oya kagira inkuru ase nkawe ubahe nose DJ Brian ni umuhungu ni umukobwa DJ Brian ntabwo umuzi wa mukobwa wawe undi ukubitaga amakositimu kajara uri kumigisa ntabwo umuzi ndamubona rwose none Kuki? yamaye nka data uriya nese ntabyuzi cyangwa uri muri wijijisha ari kwigiza nkana ni impamo y'Imana nibwo bwa mbere mbyumvisha. none se ubundi nkawe ino so twagiye rero twinjiye mu mwandiko wacu twagiye tubwire ibyo ari byo nyine tubwire ingaruka ibi bintu bishobora kuzatera mu minsi iri imbere kuko abana b'abanyarwanda bari kwangirika nakubwira ngo uno munsi ngo urimo ushaka gufasha entertainment nyarwanda wirwa mu butinganyi ibyo bintu bigomba gucika. ngewe hagati aho ngaho mfitemo ikibazo gikomeye urumva ibyo bintu biri kugenda bisakara hose urarwaye yewe ubu ngewe ko mbibona urubyiruko rw'abanyarwanda urubyiruko rw'abanyarwanda rwose niba ari ibitotsi biri mu mutwe niba ari amaso yahumye sinzi ukuntu bimeze umuntu w'umusore mwiza umukobwa mwiza abasore barahari inkumi zirahari ugatinyuka hari ahantu bajya gukora ariko bayoboye igiturukayo haturukayo ibyiza se none se kubera iki mushora abana banyu cyangwa se barumuna banyu ngo bagende ngo kwiga iki ubwo ngo ibintu ngo by'umuziki kandi mu by'ukuri hari ahandi bagiye kwerekeza ahangaha nawe ntabwo twabona se umuziki n'ubutinganyi bihuriye he ku muziki hari ukwidagadura no se mu nsengero aho dusengera nta muziki ubamo none tuvuge ko aribyo tuba tugiyemo ahangaha rero ntabwo turi buze guhuza gute kuko uba ugomba kumenya ahantu wohereje umwana wawe mwamwumvishe ubwo iyo tugiye no mu rusengero naho ngaho ahubwo ndagira ngo noneho babwize n'ukuri yego uyu munsi mu nsengero nibo bibereyemo ibyo nabyo mubimenye noneho ni wa muntu wambaye uruhu rw'intama n'ingwe yambaye uruhu rw'intama uyu munsi mu rusengero hibereyemo icyo bise ubutinganyi nibo baza gusenga ntabwo wabibonye hari video wigeze gucicikana mu minsi yashize y'umuzungu ufite idarapo iyo video nta muntu utayizi kameramani Christopher aze kuyitujugunyiramo uzi ko nawe namwumvishe ngo arashaka kugira ngo ahindure urubyiruko rwose aruyobye arujyane mu ngeso z'ubutinganyi nonse ko nabyumvaga ngo ku bahanzi bakomeye bari abo hanze nagucemera ba Eminem se ni umutinganyi se umutinganyi Eminem ibyo bintu bihagazeho igihe yize kubikora ngo ni ikihe gihamya ufite igihamya kizwi ko icya mbere ni urubuga ugenda no ku rubuga ukabibona uruhe rubuga se imbuga ko zihari tubwire tuzajya ujya uvuga ibintu unabihagazeho reba uburyo uri kubivuga konje ubwo ngubwo weho nturi kutubeshya cyangwa mwamumenyeho amazi mbere yuko aza ahangaha ubundi no munsi byagenze gute ubundi wagurukanya abantu nta kumenaho amazi none se ubwo ukuntu ibintu bimeze ibyo mvuze ntabwo mbeshya ko yakundaga gutanga amafaranga mu basore bamwe b'abasitari nabo bagize
bakaba bahuzanya ibitsina. Karabaye noneho. Ibyo rwose ndabizi. None se ubwo nkibaza sibyo, umuntu muzima ufite ibitekerezo, utekereza neza, gusa yarushwa n'ubwenge n'ihene cyane rwose ababikora, ahubwo bakumva rwose, bakumva ari nk'abakobwa rwose ngo baryamanye rwose, yumva nta kibazo mu buriri bumwe. Rekeraho ukuri kw'Imana. Rekeraho. Ubwo none tuwe ko Imana yaremye umugore iyo mbega nta bwenge ifite, ntabwo yabitekerejeho se. Rekeraho. Igihe Adamu yari ari hariya, kuko Imana yabirebye ikabona ati uriya muhungu wanjye ntabwo agomba kuba wenyine, ijya kumuremera Eva noneho yari yataye ubwenge. None wambwira gute se ko ngomba kuza nkagutereta uri mugenzi wanjye turemye kimwe? Biriya byishimo si Imana yandemeye, ahubwo isubireho, cyangwa nawe niko ubitekereza? Oya da. Oya nandi kuvuga uko amakuru ameze ntago. Nawe yarasebye. Amakuru yawe warasebye. Nawe yarasebye. Warasebye urumva nawe uri muri bo nk'abandi bose. Oya rakata. None Imana igize icyaha turemeye abakobwa beza b'u Rwagasabo. Nawe turagushyira mu mwandiko. Wamwumvishe? Turamushyiramo. Abana beza bari hanze ahangaha, utinyuka ujye mugenzi wawe hari y'iki? Imana buriya no kuba ngo Imana mwayiciye zero, siko ahubwo njye birantangaje. None se oya kankubaza, ubimurebye nk'urubyiruko cyangwa abasore b'iki gihe, ubwo se murabona turi kugana he? Ubwo se wabikoraho iki noneho? Biranuganuga yuko umuntu bita Zo Trap bamusibishije indirimbo. Kubera iki? Kubera irimo ikintu bita ibitutsi. N'ubu ejo ashyize amasaha 4 gusa bahazi kuri channel bita Maisha Entertainment. Ndakwamamaje uzanyishyure kuri Maisha Entertainment. Ari ikiganiro cya Zo Trap cya live. Maisha ubwo nukuvuga iki? Maisha ibyo simbizi, ntabwo ndi umuswahili. Ndagira ngo wumve amajwi y'umuntu bita Zo Trap. Yumva ngo bimarira iki? Ibimura by'amagraphic designer, n'ibindi biporo, n'ibiporo bijyanye no kudoda nyine kugira ino fashion yanjye nyine kandi izakora nabyo nshaka ibintu biporo byo gukora ibintu by'imisemburo nyine mbona ari fresh. Ibaze umuntu ngasigaye gukora ngo ibintu ngo by'imisemburo barimo kwenga. Abetse wumva Kwangira Ngarama nyine abafite ibi nyine ukazagira package z'ibintu abantu bakunda kurya byawe, ubona byaba bisa. Iyo nkunda kurya sara bishobora. Ikigaragara cyo Zo Trap yarasebye. Musasi ahubwo yarasebye. Atangiye kwipanga akazi ko kujya gukora ngo imisemburo. Uvuga ngo umuziki waranze, byaranze. Nibyo mbabwira, iyi entertainment ikenewe gusubirwamo. Uyu munsi umuntu arabyuka akavuga ati ngiye gukora umuziki, warangiza ukajya hariya hakaba ari abantu bari hanze bashaka gufasha umuziki, bakagira abantu baha amafaranga, abo bantu amafaranga bakayirira. Ibyo bintu tumaze kubirambirwa. Kimwe n'uno musore w'inyamirambo bita Mike Mob niwe ukunda kubivuga. Ibyo bintu bigomba guhinduka. Ngenzi nzanamutumira hano kuri iyi channel ya The Truth. Ntabwo ari kwishyira hejuru, umva, ntabwo ari kwishyira hejuru. Ibi bintu ni ukuri. Nawe uzabyibonera. Ya bro kankubaza. Kuko ngo ibintu byo kurya amafaranga yampesa, ariko nkwereke nanjye uburyo mpita nimanukira Kizimbabwe. Nyine mwese nabashyira mu gatebo kamwe, ndabakubita mu mwandiko. Mwarasebye iki jewe ikibazo ufite nicyo uri gufakora umuntu yari ifaranga ribereyeho iki? Ndi kuvugira abana bashaka kwinjira muri uyu muziki bamenye ibi bintu ibyo ari byo. Ahubwo abo bana bamenye ko ahubwo ari wowe mubi.
Okay, kabyemere ko ndi mubi. Kuki ndi kubabwira ibyo? Uri kubitubwira nyine kugira ngo wegere marayika bumve kuri mwiza naho nta kibazo uruhu rw'intama bumve ibyo bashaka kumva ibindi babyihorere. Ceceka warasebye njyewe ejo urabyemera wowe ejo cyangwa ejo bundi umuntu bita Mike Mob agomba kuza hano akaduha umwandiko neza. Ibyo mwigira mwese kurenza uwanjye se ibyo mwigira mwese bizashira. Vuga ati ibyo wigira wowe bizashira. Kandi mwana turabizi ngo abazungu mwigize abantu badanje. Njyewe ndi umunyarwanda mwene nde. Ubuse urabona kururukara kandi ukaba inzobe ahubwo wenda kire kwenda turebera ndabona mu mutwe hano hejuru ho dusange nawe. Nakomeje kubabwira ku kintu cyitwa ubutinganyi umaze gufata indi ntera. Kandi usuzanye n'ibiki ni ibintu hasi yijugunye ariko ibi bintu nshaka kubivugaho. Aho usanga abantu basigaye bihisha mu mwambaro w'ubukristo ngo bari kujya gusenga buzuye ibyaha. Ibyo bintu bigomba guhinduka cyane. Ubwo ushatse kuba none ko ngiye mu rusengero nakubitsemo costume yanjye mba ngiye mw'abapasiteri mwe mwishushanya namwe ibyanyu turaza kubyigaho. Mwarasebye n'abadiyakoni mwarasebye kandi koko ukabona bibira rero yasashe imwe cyane bakoze. Mike Mob umbabarire gukoresha uno mwandiko wawe ariko nibyo abantu barasebye. Abantu benshi bajya gusenga bigere neza uburyo basebye kandi ndimo nabikubwira. Twamaze kumenya yuko ba DJ Brian barimo baragenda bajya mu nsengero ariko hagati aho nanjye ndakujimije. Warasebye. Nasebye ne? Iyo ugeze ni gute uyibwira ko yagiye mu rusengero agiye gukora ubutinganyi ko ahubwo wasanga ahuriyeyo na Yesu akamukiza? Ibyo simbyanze abantu barahinduka. None kuki uvuga ko ari mu rusengero ariko njye ndabizi neza ko ari ukugirata asumudiwe ko wacecetse bimeze yajyana agakoko kanyagiwe. Yewe mpamvu rero nuko numvise ibintu byose mwavuze abona atuyemo ikintu kimwe gusa ikivuga twumva iki watoye buriya ikintu bita ikintu wavuzeho cyo ku rusengero abantu bajya ku rusengero. Uyu ntazi naho umuryango wa kiliziya uba. Ubundi ushaka gusenga ninde mama ntabizi ngatera isengesho rya mbere barigitanga uki se mbivuga urasebye. Ariko ibyo ntacyo bitwaye katureka kumuta mu mwandiko ahubwo njye nari ndimo ndabasobanurira muri wowe ahubwo nta kibazo. Nari ndimo ndabasobanurira abantu hano basebye. DJ Brian ndakomeza kumushyira mu majwi yere kubishushanyaho. Yego abantu barakizwa no kunumwemera ariko hari abakizwa bake bafite ingoma. Kuki yatukanye? Wese ntutukana? Oya ndatukana. Kuki yatukanye agatukana ibitutsi bibi by'ibikoza kandi ngo yitwa ngo yarabatijwe. Ntabwo ibyo bintu ushobora kubinyumvisha. Ntabwo nabatijwe ahubwo we yarasebye arangije nakujimije bagusabira inema yo kwemera. Umuntu muzima wari uri kumwe nawe se? Oya uku niko kuri mukeneye kukumenya sibyo? Kumeze gute? Ntabwo wabinyumvisha. We ari kugira ngo yishushanye ku bantu kugira ngo agaragare nk'umuntu mwiza ariko sibyo. Waramubonye ari gushushanya se hari urupapuro yarafite cyangwa nawe ubwe arabyivugira nshuti yanjye ko afite ngo umushere w'umukobwa. Ibyo bintu niba ushaka kugira ngo nanjye muze ndabikwereka ariko ntabuciye mu ijambo. Niba ari mu gihugu cye mu nzira suka reka guca mu ijambo. Oya sibiye nyine hano hari akandi kantu ndi kubona umuntu witwa ngo Papa Cyangwe ngo yakoze channel nshyashya. Akazi ke biramureba ariko arase ngo nyuma yaho avuye muri Rock Entertainment biravugwa yuko yazimye adaheruka gusohora indirimbo.
yaza nkamutiza buji se cyangwa nkamugurira peteroli ya senka ntiyari kugenda kuko ari byo akora akarangiza kuki yagiye kuba mu mwijima nawe ndamujimisha izuba cyangwa akarinda izuba rikava nka gutya agakora nawe tumutaye mu mwandiko yarasebye nawe tugomba kuwumutamo rwose nk'umugabo ngo reka nawe yarasebye nta mpamvu kuva kwa Rock Entertainment niko kuzima ubwo wose urumva wowe wamukorera iki nk'uwo nguwo urumva nyine udukashi twinagwira udukashi tw'iki se leta ko yaduhaye umuriro niyo yajya hara ku mashanyarazi ku muhanda ku matara ntiyari kwicara uretse numva yategetse gukuraho indirimbo yitwa Sinabyaye ku rubuga rwa YouTube muri izo abivuga arakomeza avuga ati ndasaba abantu bose muri kuyisubizaho kuyisiba ku mutekano wanjye izo trap biravugwa yuko ari mu cyo bita amazi abira yatogota cameraman akazi naguhaye biragaragara yuko kamaze kukunanira cameraman barakurasa mano niyo mbuga cameraman amajwi uri kuyumva cameraman na umusirikara ko aragira ngo umutunzi imbunda birakure ceceka nawe none se ndagira ngo baturase mwana ceceka banze nangize ibyanjye banze nangize ibyanjye uraza kuvuga umusirikare ntiyadukubita zo trap biravugwa yuko ishinga umuzungu mbivuga arimo aratakamba kubera yuko indirimbo yatsibwe hari abandi bantu bari kongera bakayaprodinga kubera ko irimo ibitutsi bari kugira ngo bamushyirishemo simbizi icyo umuntu uri muri amishyiraho agamije ariko si wowe njyewe hari undi naba mpfiki nawe ubwo se abo bose uri kuvuga abandi bo mupfiki ariko abantu bose basebye turi kumwe abantu basebye cameraman aze gujukumbura arebe nino post aze kuyishyiraho uze kuyishyiraho cameraman se shauri nawe ko yanyagiwe uko koraza gushaka kubikora kereka niba ari wowe ugiye gukora ko y'abazungu mu gihe iyi post urimo urayireba cyangwa bazamutije za rinete zawe se z'abasitari ngo ko yareba neza cameraman uri irangofero yambaye niri kumwongoza wabona nibyo wageze ntari cyagiyeho umva amajwi ya papa cyangwa miliyoni views kwa Kivumbi abanyanga miliyoni views kwa Kivumbi nibwo ndemera ko mukunda yanda ndakujimisha papa cyangwa amaze kugira subscribers 700 iyo yari yakagomye kuba ahubwo afite nk'igihumbi nawe yarazimye ahubwo ariko ubu ngubu nshatse nabareka mukanagenda mwagenda ubu ngubu umwandiko wanjye nawe usoje kumbe wamwumvishe yari no kugira by'abazungu uzi ko yari arimo mwana ariko wewe ntabwo nzajya kugarura mu kiganiro cyanjye umva ageze ku cyo yashakaga atangiye kudukatira twese dushize ara hasi nta kintu ushaka kuvuga mu gusoza yewe yewe ikintu mvuze nihanukiriye kubera tugiye gusoza nibwo agiye kuvuga ku munota wa nyuma bamurebe usaba imbabazi abakunzi ba The Choice nyamuneka abantu bose bankurikiye mundwaneho muntu basabye imbabazi mbivuye inyuma imbabazi ziki z'uko nabaye bobo kandi ntari umukobwa none se ubundi ubwo we turamutahe muri rwa rwego rwa murana ahantu heza ariko atari ubyivugiye se nyine ariko twasoza ikintu nenze cyane ku bantu b'abatinganyi baba bashaka gutinganya abantu bahuje ibitsina batingana bate usibye biza nyine bahuje ibitsina kandi bose baba bateye kimwe ugasanga umwe ngo ni sheri wundi kandi bagize abo bantu uyu munsi nari niziye imbere ya kamera ariko gutaha zaza imbere muzipanga akazi namwe nimuseba zabata mu mwandiko useba dutari ku mwana bashimira mwese mwakurikiye ikiganiro cyacu cyo kuri The Chosen TV mukore subscribe bakora iki ndetse na share bakore sasi karayibo iki nsubirishamo ariko ubundi wowe ngo bakora iki subscribe bivuge neza wenda bizo warize bakora iki
bakande subscribe, mukande subscribe, mukore na share kuri The Chosen TV, mukomeze murebe ibiganiro byiza, tugiye kujya tubakubita inkuru nyinshi ziryoshye. Christopher Twatari.